bibi 10 byo gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu uri mu mihango. Ese wari uzi ko kuryamana n'umugore cyangwa umukobwa uri mu mihango mwembi bibagiraho ingaruka? Ni kubw'iyo mpamvu rero twabateguriye iki cyegeranyo cy'ibintu 10 cyangwa se cy'ingaruka 10 ziva mu gukora imibonano mpuzabitsina umugore cyangwa umukobwa ari mu mihango. Ingaruka ya mbere, kwiyongera k'uburyo bwo kwandura cyangwa se mu mvugo yeruye kwiyongera kw'ibikoresho byo kwandura. Cy'imihango hari amaraso menshi atembera kandi aba arimo mikorobe nyinshi. Ibi byongera ibyago byo gukwirakwiza mikorobe hagati yanyu mwembi muba muri gukora iki gikorwa mu gihe cy'imihango y'umugore. Ikibi cya kabiri, kwiyongera kw'ibyago bya infection UTIs, CTIs. Muri icyo gihe nyababyeyi y'umugore iba ifunguye kurushaho, bikorohera udukoko kwinjira bigatera indwara zo mu gitsina no mu myanya y'inkari ku mugore. Ndabakunda cyane. Icya gatatu kibi, isuku nke ishobora gutera ipfunwe ku mugore cyane cyane. Kuryamana muri icyo gihe bisaba isuku ikomeye cyane, iyo idahari bishobora gutera impumuro mbi ndetse no kwanduza amashuka ndetse n'ibitanda. Ibyo rero bigatera ipfunwe ku mukobwa cyangwa se ku musore bitewe n'aho byakorewe. Icya kane kibi, umugore aba yikanga nta munezero abona. Icy'imihango iyo umugore akoze imibonano mpuzabitsina cyangwa se umukobwa, imihango isanzwe izana ububabare n'imvune. Iyo wongeyeho imibonano hari ubwo umugore atabasha kuryoherwa ahubwo akababara cyane mu myanya ndangagitsina cyangwa se mu myanya y'ibanga. Icya gatanu kibi cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore cyangwa umukobwa uri mu mihango, ikwirakwira rya virusi nka hepatite B cyangwa se HIV. Nubwo atari igihe cyiza cyo gusama, amaraso aba yinjiramo virusi byoroshye kuba nayo yakwinjiramo. Ibi byongera ibyago bya virusi nka sida na hepatite. Iyo ubikoze uri mu mihango uri umugore, witegura ibintu kuba wakandura byoroshye sida cyangwa se hepatite. Ikindi kibi cya gatandatu cyo gukora imibonano mpuzabitsina uri mu mihango, bibangamira umutuzo n'ubucuti mufitanye. Abagore benshi baba bifuza kuruhuka muri icyo gihe cy'imihango. Kubahatira imibonano mpuzabitsina bituma batubashywe, akumva arasuzuguwe, akumva nta gaciro afite, bigatuma habaho igisa no gutandukana kw'amarangamutima yaragufitiye cyangwa se cy'amarangamutima hagati yawe nawe. Ndabakunda cyane. Ikindi kibi cya karindwi, binyuranye n'umuco wa benshi ko gukora imibonano mpuzabitsina uri mu mihango atari byiza. Mu muco nyarwanda n'indi myinshi, imihango ni igihe cy'umutekano no kwirinda imibonano. Kubirengaho bishobora gufatwa nk'icyaha cy'umuco kuri bamwe. Ndabakunda cyane. Icya munani, bimutesha ishema n'ubwiyubahe. Hari abagore bumva bacitse intege n'imbaraga, bikabatera kwigaya. Icya cyenda, byangiza uburinganire bw'umubiri, bituma umugore cyangwa se umukobwa ata ekiribure. Imihango itera impinduka mu mikorere y'ibihaha n'imisemburo. Iyo wongeyemo imibonano mpuzabitsina ushobora guhungabana uburinganire bw'udukoko twiza mu gitsina, bigatuma duhungabana ku buryo porotegitinga cyangwa se kurinda igitsina cyawe bituma hatabaho mbese bigata ekiribure. Icya cumi aricyo cya nyuma, umubiri uba usanzwe unaniwe. Iyo wongeye imibonano mpuzabitsina rero umugore cyangwa umukobwa ananirwa kurushaho. Imihango ishobora gutwara amaraso menshi, bigatuma umugore yumva ananiwe,
kumusaba imibonano muri icyo gihe ni nko kumusaba gusiganwa ari intere cyangwa se ari indembe. Urumva rero iyo umusabye imibonano mpuzabitsina ari muri icyo gihe ni nk'igihano umuhaye gikomeye. Ndabakunda cyane. K'umwanzuro rero, kwihangana ni urukundo. Gutegereza igihe cyiza nibwo buryo bwiza bwo kubaka umubano urambye, utekanye kandi wubaka imihango. Si uburwayi, ni ibisanzwe, ariko ni igihe cyo kuruhuka no kwita ku isuku y'umugore. Rinda uwo ukunda, umuhe icyubahiro, ndetse nawe azakurinda nawe uguhe icyubahiro. Niba iyi video yagufashije, kanda like, subscribe kandi usangize abandi bakeneye aya makuru.